ese biri guterwa n'iki ko abahanzi benshi muri ino minsi barimo baratinya gukora ibitaramo? Urasanga benshi barimo barakora amarubamu bakahitamo kujya kuyumvisha inshuti n'abavandimwe mu maresitora no mu mabare amwe n'amwe. Ukibaza niyihe mpamvu birimo biraterwa? Nicyo kibazo gihari. Bijya gutangira byatangiriye kuri Bruce Melody, niwe watangiye yumvisha inshuti n'abavandimwe albamu yiwe, nubwo we byibura we yayikoreye n'ahantu hanini ahabasha no kubamo igitaramo, yewe harimo n'ababashije kwishyura binjira nk'abafana biwe b'inkoramutima, ntabwo ariko bose binjiriye ubuntu. Ariko ukibaza niyihe mpamvu kugeza naho Kina Music nayo ikiza ubwoba bwo gukora ronshi igitaramo gukora album y'umuhanzi wabo Neri Ngabo, bagahitamo gutumira abavandimwe biwe ndetse n'ababyeyi biwe n'inshuti ziwe za hafi, abajama biwe, bakabumvisha icyo gitaramo, iyo album yiwe mu cyimbo cyo gukora album launch nk'uko twari dusanzwe tubimenyereye. Ese byaba birimo biraterwa n'iki? Benshi bakomeza kubyibazaho cyane bakibaza ati se niyihe mpamvu birimo biraterwa n'iki? Kandi koko wanareba ugasanga harimo ikibazo nyine muri no industry y'umuziki nyarwanda, tuvuga ngo buri munsi urimo uragenda utera imbere ugira aho uva n'aho ugana, ukibaza amaherezo bizaba ari ibihe? Ese nibikomeza gutya ntabwo bizarangira abantu bose bahisemo kujya batumira abajama babo bakabumvisha amasede indirimbo zabo basohoye? Ibi bintu biteye inkeke cyane kuri industry y'umuziki nyarwanda, kubera yuko urebye n'ukuntu navuga ku ruhande rumwe biri korohera abahanzi, kuko muri ino minsi biragoye kuba uri umuhanzi wabasha kwipevera ukavuga ati ngiye kwipevera arena nkora igitaramo, cyangwa nipevere mu ihema rya Kansigara bariho nkorera ronshi, kubera yuko birahenze cyane kandi abahanzi benshi bo mu Rwanda bafite ubwoba yuko batabona abafana, ugasanga niyo mpamvu barimo barahitamo kwikorera ibyo bintu, aho uzasanga umuntu yahisemo gukodesha akabari ka makeya akishyura ibinyobwa mu gihe ari kujya muri stade, muri Petit Stade cyangwa Arena akishyura izo miliyoni 8 cyangwa 7 bacaginga kugira ngo ukodeshe igitaramo muri izo sare zabugenewe. Benshi bagahitamo gufata abajama babo, ba mama babo, ba sister babo, ba brother nyine, bakavuga ati reka twishyire hamwe dushake na ba manager ndetse tunatumire n'abakire bazaza bakumva izo ndirimbo, ntihazaburamo uwikora mu ikofi akagura album yacu, byibura tukaba ariho twungukira byiza. Kuko muri ino minsi urebye umuziki nta kintu kirimo, usa nkaho wagiye ucika intege unacika amazi. Byarakwitiramo nuko nta na media abanyarwanda dufite ifite ikimariye umuziki nyarwanda, ahubwo usibye kuwusubiza inyuma, ugasanga nta kintu ibyo bintu bimaze. Kuri izo mpamvu twagerageje gukora ubushakashatsi n'isonga ikinyamakuru inyarwanda.com cyandikirwa hano mu Rwanda, cyane kibanda ku bijyanye n'imyidagaduro, aho naje kugenda ngerageza kureba inkuru baruka kwandika mu kwa gatatu kuri 13/2025, aho bavugaga ku bihombo byamwe mu bahanzi bagerageje kwitabira no gutegura ibitaramo muri BK Arena, imwe muri stade imwe rukumbi dufite mu Rwanda. Navuga ngo imwe muri arena nyine muri salle dufite mu Rwanda ifasha abahanzi mu gutegura ibitaramo by'ama event n'iki. Rero bagiye bavuga kuri bamwe mu bahanzi bagiye bahirwa nabyo, harimo Bambonye, harimo ba Ben, nibo bahanzi babashije gukoramo ibitaramo muri uno mwaka utambutse, ndetse banagira n'amahirwe, ndetse no mu ntangiriro z'ubu banagira n'amahirwe babona abantu bagiye bitabira. Kuri izo mpamvu twagiye twifashisha bimwe mu bintu bagiye bavuga ngo ni ibiki BK Arena isaba kugira ngo ubashe nyine gukoramo igitaramo muri BK Arena.
muri ibyo bintu cya mbere ni uko ugomba kuba ufitanye amasezerano nawe na BK Arena, ukaba ufite ukuntu mwagiye mugirana amasezerano y'ubufatanye ndetse no gukorana bya hato na hato, ari byo muri amasezerano ugomba kubanza gusinya mbere y'uko utangira gukorana nawe. Dore bimwe mu bintu bagenda basaba, igice cya mbere nyine cy'ibyo mu bintu bagenda basaba, ugomba gukodesha aho ugomba gukorera, ukabanza ugashaka umunsi nyirizina w'abantu igihe uzakorera igitaramo, ukabanza ukabyorganiza ukabishyira ku ruhande. Noneho muri icyo gice cya mbere harimo icyo navuga ati ni ugukodesha aho gukorera. aho ngaho ukodesha aho gukorera ubasha kuhishyura byibura amafaranga ari hagati ya miliyoni 3 na miliyoni 4 n'igihe nyamara aho ugiye gukorera, ariko bitavuze ko ari amafaranga yonyine utanga, kuko bavuga yuko kugira ngo ubashe gukora ibintu byawe byose kandi bimara byibura nk'iminsi 3 urimo uritegura uzana ibikoresho n'iki, ugomba kwishyura byibura miliyoni 9 z'abanyarwanda kugira ngo ugire n'umunsi wo kuzaza gukora sound check up, nyine wumve ko event yawe iri bugende neza. Ku munsi w'igikorwa nyirizina, nyine umunsi wa event nyine ugomba kuba ufite byibura nyine abafana bazitabira nyine kwihera ijisho muri icyo gitaramo cya muri BK Arena. Wateguye ashobora kwishyura amafaranga ari hagati ya miliyoni 8 na miliyoni 10. Urumva yuko still n'ubundi ugitanga amafaranga, havuyemo amafaranga yo kuba y'amasound n'amaki, havuyemo n'amafaranga yo kuba byibura aho uzakorera naho uzahishyura hagati y'8 na 10. Ariko bamwe mu bantu bafi nagiye mbaza bambwiye yuko byibura nyine kugira ngo bayigukodeshe bashaka kugukodesha kuri miliyoni byibura 8 cyangwa biterwa n'abahanzi bagiye bagaragara muri ibi bikorwa. Ariko ibisabwa kugira ngo ubone nyine ugomba gukora byo bihenze kurusha ibindi byose wagenda ugerageza gukora, kuko n'ibitaramo biri VIP nyine bavuga ngo biri VIP, kwakira byibura abantu bari hagati ya 20 na 30 ubona b'abasirimu nyine tu, urumva ni muri ziriya ya range yo hejuru ya VIP nyine tu, muri VIP haba hahenze. Aho ngaho byibura kugira ngo ubone nyine nuza yaho ubona ahantu zo gukorera muri premium suite muri VIP suite nyine byibura ushobora kwishyura ushobora kwishyura byibura miliyoni 1 na miliyoni 1 n'igice kugira ngo ubonaho nyine icyumba, kandi nawe ari nako uzanayakuramo, kuko babonye kuri The Ben ari mu cyumba cya miliyoni 1 kuza kuhicara muri nonuza no habamo n'intebe za 500 gutyo. Urumva ko nyine bisaba ko nawe uba washoye nyine kugira ngo ubashe kubona muri BK Arena. Ibindi ndavuga ati kuba wakodesha nyine event yawe n'ibyo bituma biha agaciro nyine ukodesha BK Arena bigenda bizamuka cyangwa kimanuka bitewe n'inuza n'ibyo ugiye gukoresha no gukodesha. muri Kigali ihema rinini ryaho nyine rya Kigali byibura ryo rikodeshwa miliyoni 5 cyane, no mu gihe muri Kigali Convention Center iri hejuru ya miliyoni 8 kuba wabasha nyine gukoramo event muri aho ngaho. No mu kindi gice kindi cya kabiri navuga ati kugira ngo ubashe gukoramo hariya cya mbere ugomba kuba ufite umutekano, ndetse wanateguye n'umutekano w'abantu bawe bari bwitabire igitaramo cyawe uko biri bugende. Urumva ugomba kuba ufite amakampani muzakorana. Kuri iki gice BK Arena ifitanye amasezerano n'abandi bantu bazana ibyo bikoresho biba bikenewe n'amahema, ibyuma bifasha gusaka abantu,
urwo rwego buri wese nyine akodesha ihema rijyanye n'ibyo azakenera ku ruhande rwe. Ihema rimwe rikodeshwa byibura 200,000 amwe nyine amafaranga fatizo. Hakodeshwa kandi ameza nuko nabigarutseho atanga uburenganzira ku muntu wateguye igikorwa. Ayo meza arimo amwe tubona ku muryango bari gusaka n'iki, byibura ameza nyine ngo byibura ugomba kuba rimwe wayikodesheje 18,000 by'amanyarwanda. Ibyo byose ni ibigenda bisabwa muri icyo gitaramo. Noneho BK Arena ibiciro biri mu kigero nyine nk'uko bavuga ko biri mu kigero. Mu kindi gice kandi BK Arena gusaba ibyuma byoroheje abashinzwe umutekano gusaka bitewe n'igikorwa wateguye, ushobora kongera cyangwa se bikagabanya umubare w'ibyuma ukenera. Aha naho bakwereka ibiciro byabo ugahitamo wowe nyirizina wibereye. Muri iki gice kandi naho hazamo ibijyanye no gukodesha generator, kuko ari itanga umuriro wizewe, kuko amashanyarazi ashobora kugenda mu buryo butunguranye. Ibikorwa byinshi bibera muri BK Arena bikoreshwa byibura hifashishwa generator kugira ngo ufite sekirite nyine igitaramo cyawe n'ibyuma, umuriro ubona imbaraga nyine uzamura ibyo byuma ugiye gukoresha. Ariko wateguye igitaramo cyangwa se ikindi gikorwa ahabwa amahitamo yo kuba yakoresha amashanyarazi cyangwa se agakoresha generator. Umva yo baguhitisha ngo nukoresha amashanyarazi umuriro ukakuburaho, ibyo ni ibyawe nyine, uzarwana n'abafana. Generator igira ibiciro bitandukanye kuko bishingira ku gihe umuntu amara ayikoresha. Hari umwe mu bakora igitaramo muri BK Arena mu gihe cy'amasaha arenga 6 bakoresheje generator, yishyura byibura 7,000,000. Umva ntandi ugiye kongeraho nyuma yo gutanga 200,000 by'amahema agateranya 18,000 y'abantu bagashyiraho ibindi miliyoni 8 cyangwa 9 zo kuba wakodesheje. Nuko amafaranga barimo aragenda azamuka. Ariyo mpamvu abanzi benshi muri ino minsi barimo barabitinya cyane kuba bategura ibitaramo. Muri iki gihe kandi hanishyurwamo ibijyanye na interineti. Uwateguye n'ihitamo kwishyura interineti ashaka yaba ariyo kwifashisha gukora igikorwa cye mu buryo bwa live. Interineti nyine gukoresha live, uburyo iki gitaramo kiba kiri streaming to production nyine na production igomba gukoreshwa, ndetse n'abanyamakuru baba baje kwitabira event ye kugira ngo bayoroganize neza. Kandi ugomba gukodesha escalier cyangwa se elevator nk'uko byagiye bivugwa muri iki gice. Bisobanura ko amafaranga yishyurwa agera ku 110,000 bya escalier cyangwa elevator uzakenera nyine mu gutegura igitaramo cyawe. Ku kindi gice nyine ni ikijyanye na protocole, nanone umutekano ukongera ukagarukamo, aho wateguye igitaramo usaba abantu bazamufasha kugenzura amatike y'abantu binjira bishyuye umwe ku giti cye ari hagati y'20,000 n'40,000. Abo ni bajama n'abakobwa tubona ku miryango bari kwishyuza amatike binjira. Umuntu ashobora kuba ari 20,000 cyangwa 40, biterwa na kampani ya protocole wifashishije n'iyayo. Ikindi, buri muntu ategetswe nyine kurema igitaramo ategetswe kuba afite ambulance, ndetse hanongerwamo n'umutekano w'abantu bagomba kuba bari aho ngaho, ndetse akiyongeramo n'uko ugomba kuba wakoranye na kampani ishinzwe kumanika ibyuma. Ndavuga ubwo ni bafure, speaker n'ibiki muri BK Arena, kuko siko buri kampani zose
ngo zisanzwe zibikora nyine kuko BK Arena ngo ifite abantu yagiranye amasezerano nabo bashinzwe kumanika ibyo byuma bafite uburenganzira, ndetse hakaza n'ikindi gice cyo gukora isuku muri BK Arena, kumwe abantu bari kunywa amafanta, amaji, ugasanga bajugunye n'ibintu by'ubucupa muri arena. Amafaranga ugomba gutanga nyine yo gukonsoma y'amasoko n'iki by'ibihumbi 250. Ibintu hano biba bitangiye gukomera kuko urumva n'abahanzi bacya cyane bakwigondera icyo giciro nyine. Ku kindi gice ku bijyanye n'ibyo kurya n'iki, uvugana na kampani muzakorana runaka bakakubwira uko bo bihagaze na resitora zaba zihari bakorana nabo, muriganiraho nta giciro cyo bakubwira bo ubwabo murivuganira ku bijyanye n'ibyo bagomba kuzana nyine muzaba muri gucuruza aho ngaho. No ku buyobozi kindi na production, ubuyobozi bwa BK Arena butanga amahirwe ku muntu ushaka gukoreramo igikorwa, bakamusaba gutanga urutonde rw'ibyuma ashaka kuzakoresha, bakagenzura ubushobozi bwabyo n'aho nyine bizaturuka, na sound uko igaragara nyine, amatara, speaker nyine, amabafure n'ibindi bintu nyine biri ngombwa ko bizakenerwa muri izo noza, bakakugira n'inama y'uwo mwakorana, kampani nyine mwakorana yabigufashamo, kugira ngo uko nabivuzemo ntabwo ari buri kampani zose zifite ubwo burenganzira bwo kuza kumanika amaspeaker muri arena n'ahandi hantu nyine hari ama event, kuko bagomba kuba bafite n'abamakanika nyine bagomba gukanika ibyuma byagize n'ibibazo bibizamo. BK Arena yahisemo gukorana na Rwanda Event kuko ari ifite amasezerano na BK Arena, kandi ikaba ifite n'uburenganzira bwo kuba yategura ibyo bitaramo, aho iyo wakoranye na Rwanda Event mu bijyanye no gukorera production byibura bigera kuri $30,000,000. Aya mafaranga yavuye kuri miliyoni zirenga 12 nibura umuntu yatangaga mu myaka 3 ishize iyo yabaga yakoranye n'abandi, bagera kuri $30,000,000. Noneho nahite wibaza ku muhanzi ukizamuka, umuhanzi utaragira public, utasayabona, utazinjiza ngo agire ko hari ama event agera muri arena agahomba benshi, baramahamutse badashobora no kongera kuhagaragara nyine ngo bagire ikintu navuga ngo bahakorera. Benshi basa nkaho barahamutse babivuyemo. None ukibaza mu ngani nta bundi buryo abahanzi b'ino minsi bafite usibye kuba bagira gutya bakavuga ati twebwe duhisemo kujya dutumira abavandimwe n'inshuti mu gihe twarangije imizingo yacu ya album, reka dushaka abantu baze badufashe tugire nyine ikintu tugeraho. Ko n'ubu ngubu ntabwo wambwira ngo hashora amafaranga yose nunarangiza abafana umbwire ngo ni handi umuntu ahita ava mu muziki akamera nk'umusazi. kuko ubu ngubu BK Arena kugira ngo byibura ibyo byose bibivemo byose wabitanze byose byibura minimum amafaranga make bavuga ko ari $40,000,000 kuyikodesha na $50,000,000 nenye ku superstar nyine ufite ibintu byinshi azagira, ngeze ugasanga akuyemo nk'izo $70,000,000 cyangwa 70,000,000, iyo natazigeza nagera muri $60,000,000 usanga bungutse $10,000,000 ukuye n'izo dépenses zose zo kwishyura bakine biki,
ugasanga nta kintu nyine. Nibwo bwoba abahanzi benshi bafite muri ino minsi bwo kwanga gutegura ibitaramo, ugasanga aribwo bwoba abahanzi benshi cyane bafite bwo kuba bategura ama event agiye atandukanye. Usanga bahisemo kujya nyine babikora muri buriya buryo, gutumira abavandimwe, inshuti, bakaza bagahavinga fani, bakumva indirimbo zabo bakoze uko zimeze, deni bagataha umwe agacukwe n'undi agacukwe. Ariko ubundi biragoye biragoye, so kubeshya biragoye. Nakagaruka, mwari kumwe na Meddy, twe turi mu Gikari TV.